umva ibyo Samu yakoze nyuma y'uko bamubwiye cyangwa se amenye ukuri ko uwo bagiye kubana nka Nick uri kumuhatiriza kugira gute kubana nawe, nyuma y'uko bamubwiye ko ari umutekano cyangwa se akeneye kumurya imitungo. Umva umwanzuro Samu yahise afata. Ubundi ibi ngibi byatangiye mu gihe Nyambo yari arimo aragerageza kubwiza ukuri Immaculée amubwira ati yahora tuzi nka mama Niyori cyangwa se Feza mu gahanda k'imfubyi, amubwira ati Nick ni umugome, Nick akeneye kurya imitungo yande, akeneye kurya imitungo ya Samu. Rero Samu nyuma y'uko nanone uwitwa Immaculée atari ari kumva ikintu Nyambo akeneye kuva cyangwa se ikintu Nyambo ashaka kuvuga, nyuma yaje kubyemera, sibyo? Nyuma yaje kubyemera biza kurangira ageze gute nawe abikomfirmye. Wenda ari kiri kumwe na Nyambo yari yanze kubyumva, akiri kumwe na Nyambo yari yanze kubyemera, ariko nyuma yaho yaje kubyemera kuko twese tubona witwa Immaculée ajya kureba Samu. Yagiye kureba Samu ku kazi, arangije naho twasoreje episode tubona abwije Samu ukuri, akamubwira ati rero wowe ugiye gushyingiranwa n'uriya mukobwa atari ko genza gakeya. Ati genza gakeya, nagenze gakeya. Rero ukuntu byagenda kose, uko byasa kose, Nick akeneye iriya mitungo. Twumvise ake afite umupangu we nande we na wotozi nka Kiraman ndera yatumuzi nka Kiraman just nyuma ngo Nyambo rero nyuma yuko ashwanye nande na Kira, nyuma yuko ashwanye na Kira yagize gutya, arangije twumvise yatangiye gukunda Nick. Je nkurikije boro z'urukundo, game z'urukundo, I think ko Kiraman akunda Nick by'ukuri, kuko twibuke neza mu gihe Nick yari arimo araganira nawe twumvise amutinya cyane, avuga ati urankubita, ati uzanyihakana umunsi umwe, ati baza ukuntu uhora unkubita ariko ukaba uri kubyihakana n'iki byose. Ariko ntabwo tuzi koko niba yaramukubitaga, twasize agiye kumutekera akantu k'agacyayi k'akareti, ariko ntabwo tuzi neza se koko nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Rero Samu yafashe umwanzuro nyuma y'uko amenye ukuri ko Nick akeneye kumurya imitungo, kandi koko nibyo. Ese wowe uratekereza biraza kugenda gute mu gihe Samu araza kuba yabanye nandi na Nick? Utekereza ko ari iki cyaba cyangwa se ari iki kintu cyakurikira nyuma y'uko cyangwa se after ko Nick abanye na Samu? Ese ko Nick afite uriya mupangu akaba wuziranyeho nande na Kiraman? Niba wuziranyeho na Kiraman, sibyo? Niba wuziranyeho na Kiraman, tukaba twumva Kiraman afite ubwoba ko Nick umunsi umwe azamugambanira. Tukaba tuzi neza ko bira byose bari kubikora mu rwego rwo kugira ngo bafunguze papa wa Kira. Uratekereza wowe ubwawe, uratekereza ari ikihe kintu kigiye gukurikiraho? Uratekereza ubundi Nick afite uwe mupangu? Nick afite umupangu uri big, afite umupangu uri hejuru uremereye ku rwego utashobora kwiyumvisha, kubera ko twibuke neza mu gihe Samu yari arimo araporopoza Nick, uwitwa Nyambo yarababaye cyane. Mwabonye ifoto natangije, Nyambo yarababaye ku rwego utashobora kwiyumvisha, biza no kurangira, ryo mubwiza ukuri byaje kurangira uwitwa Nyambo akomeje gushaka ibimenyetso, biza no kurangira wa mukameramani dusanze yarabisibye, ariko ntabwo byabujije Immaculée kubyemera. Samu rero yasagira ati amakamo mbwe ati bigenze gake bigabanye, ahita atekereza ukuntu Nick arimo aramubwira huti ati gutya na gutya, amubwira ati dukore. Ahita kumprima aravuga ati okay tinaribi, ati reka mbigenze gakeya. Ese we uri inyuma yandi? Uri inyuma ya Nick? Uri inyuma ya Samu? Uri ku ruhande rwa Nyambo? Ndagira ngo ubwize ukuri ko icyo wakora cyose, sibyo? Icyo wakora cyose Imana iruta Yesu. Nick uko yabigenza kose n'ubundi bizarangira ageze gute ahuye n'uruva gusenya.